ngo haye ikaze ku bugingo bw'Ijuru TV. Uyu munsi ngiye kuba nabasha kukubwira igituma abantu basenga bakarira. Ukabona umuntu ari kurira ukibaza impamvu yarize. Indirimbo baba bari kuririmba indirimbo ukabona umuntu ararize. Ese biterwa n'iki? Uyu munsi ngiye kukubwira ibintu bigera muri 6 byatera umuntu kurira igihe bari gusenga, igihe ari gusenga, igihe wowe uri gusenga. Numara kumva ibi bintu neza uramenya impamvu umuntu asenga akarira. Ukabona agize emotion zitandukanye. Nubasha kubyumva, nubasha gutega amatwi, uraza gusobanukirwa neza. Ikiganiro nahazaza hanjye ku bugingo bw'Ijuru TV. Ikaze. Tudatinze reka duhere ku cyambere. Ese niye mpamvu umuntu asenga akarira? Dore ikintu cyambere cyatuma umuntu asenga akarira: kwibuka ibyo Imana yamukoreye. Bituma yibuka ineza y'Imana yamugiriye akarira. Kwibuka ibyo Imana yagukoreye, byaba ari bibi, byaba ari byiza, ari bibi yagukuyemo ndetse n'ibyiza yakugiriye, bitewe n'uko wari ubikeneye cyane kandi nta wundi muntu wabiguhaye, ari icyifuzo cyawe wari ufite. Icyo gihe bitumurira ukumva ugize emotion zitandukanye. Dore ikindi cya kabiri cyagufasha kumenya impamvu umuntu asenga akarira: kumva ko utari wenyine. Abantu benshi baragutererana ariko Imana ntigutererana. Kumva ko uri hamwe n'Imana nabyo bikugirira icyizere, ukumva ko hari izindi mbaraga uri hamwe nazo. Icyo gihe bikagufasha kumva ko utari wenyine, ukumva ugize amarangamutima, ukumva ko hari umuntu ugukomeje, ukumva ko hari umuntu uri hamwe nawe, ukumva ko hari izindi mbaraga uri hamwe nazo. Nubwo abantu bagutereranye ariko hari undi gufasha, hari undi murengezi ukurengera. Icyo gihe nabyo bikagutera kurira kuko urasenze, wibuka ko abantu bagutereranye ariko hari undi ugufasha. Dore n'impamvu ya gatatu yakugaragariza ko umuntu asenga akarira: kwicuza ibyo wakoze. Hari igihe uba warakoze ibintu bibi ukumva ufite ibibazo bikuremereye. Icyo gihe nabyo bigutera kwicuza, hanyuma ukarira. Kubona umuntu ari kurira ari kwicuza, ntuzabigire ikibazo, kuko kuri we hari imitwaro imuremereye, hari imitwaro imugose ituma yicuza, akumva yiza agahinda mu mutima, amarangamutima akamuganza, bigatuma asenga akarira, amarira akaza. Dore ikindi kizakwereka impamvu dusenga tukarira: gutungurwa n'ineza y'Imana. Nabyo biri mu bintu byatuma umuntu arira. Hari igihe Imana igukora igitangaza, ukabona igitangaza kiraje utari witeze, hanyuma ugasenga ugashima Imana. Icyo gihe ukabona urarize, emotion zikaza. Gutungurwa n'ineza y'Imana nabyo biri mu bintu byatuma urira, kuko niwibuka neza ibyo Imana yagukoreye, ukabona yaragutunguye, ukabona kuri wowe ni ikintu cyiza, nabyo bizatuma urira. Dore n'ikindi cya nyuma twarebera hamwe, ukumva ko hari abantu barira bitewe n'ibi ngibi: kumva ubuhamya bw'undi muntu, ukumva ko hari aho Imana yamukuye, nabyo byatuma urira. Uburyo yatanzemo ubuhamya, kumva ubuhamya bw'umuntu, ibyo Imana yamukoreye, hari aho yamukuye, nabyo byatuma ugira emotion ukarira, ugasenga, ugafatanya nawe gusenga. Ariko kuri wowe kumva ko ineza y'Imana yamugaragayeho, kumva ko hari ikintu Imana yamukoreye, nabyo byatuma ugira emotion, amarangamutima ukarira. Kumva indirimbo runaka ukibuka ineza y'Imana, ukibuka aho Imana yagukuye, nabyo biri mu bintu byatuma ugira amarangamutima. Kumva ijambo ry'Imana nabyo biri mu bintu byatuma usenga ukarira. Nubona umuntu ari gusenga akarira, icyo gihe ntuzabyibazeho, kuko biri mu bintu bituma ubona ineza y'Imana, ukumva ko uri hamwe n'Imana, ukumva ko Imana ikwegereye, ukumva ko Imana iri hamwe nawe, ko nta muntu nubwo abantu bagutereranye ariko uri hamwe n'Imana. Ibyo ni ibintu bigera muri 6 byagufasha kumva ko hari abantu basenga bakarira.
Nimba bigufashije, kora subscribe ku Bugingo bw'Ijuru TV kugira ngo tubashe kubana mu zindi video z'ubutaha. Ndabakunda cyane.